Burya hari igihe umufana asenga agategereza akizera, ariko uyu munsi abafana ba Rayon Sports bashobora kuvuga bati Imana yumvise amasengesho yacu. Rayon Sports yari ihuye na Gor Mahia, umukino wari utegerejwe n'abafana benshi kuri stade, ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu mago y'abantu. Buri mufana yari afite igisubizo kimwe, ati uyu munsi igomba kutwereka icyo ishoboye. Umukino watangiye impande zombi zigerageza, ariko uko iminota yagendaga umutima w'umufana wa Rayon Sports nawo ukagenda utera nk'uwiruka metero 100. Ariko amaherezo ibyishimo biraza, abafana ba Rayon Sports babona impamvu yo kongera kwizera ikipe yabo. Kandi urebye uko ibyishimo byari bimeze, ushoboye gutekereza ko hari umuntu wari umaze igihe kinini asenga ati Mana uyu munsi ntume byinshi, mpa gusa impamvu yo kwishima. Kuko nyuma y'umukino ibyishimo byari byinshi, abafana barishima, bararirimba, abandi batangira kwandika amateka ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukino ushoboye kuba warangiye, ariko ku bafana ba Rayon Sports ibyishimo byo biracyakomeje. Kandi niba kuko amasengesho yabo yarumvishwe, ubu bashobora kongera kuvuga bati twari twabivuze. Rayon Sports ikipe y'umutima, ikipe y'ibyishimo, ariko abafana bayo bo rimwe na rimwe umutima wabo uba ukomera overtime. Gusa si twasoza tudashimiye ba mukeba bacu, nk'ubwo badufashije bagafana Gor Mahia ntacyo bitanze. Batangiye kwiyandikisha udustatement bavuga ngo abafana ba Rayon Sports nibatahe, batangiye ngo kwiyambaza RNP, urwego rw'igihugu rwa polisi, ngo rutangire rucyura abafana ba Rayon Sports mu ngo zabo. Gusa ntago biri bikunde, mureke ibyishimo bibe enjoyable.